nk'ibisanzwe nk'uko mubizi YouTube channel iracyari yayindi Gaheza Simba, nta kindi usabwa usibye gukora subscribe ubundi tukajya tumenyera amakuru ku gihe. Narabibemereye rero ko buri mugoroba byibura mu masaha nk'iki gihe nzajya mbahereza content imwe mukarara muyumva, mukayisharinga, mukayiganiraho ndetse mukayibwira n'abantu bose. Uyu munsi rero ikintu tugiye kwiganiriraho, tugiye kwiganira ku mugabo wabayeho mu mateka abenshi bemeza ko ari nawe mukire wabayeho kurusha abandi, bamwitaga Salomo. Salomo yari umwana wa Dawidi, akaba umuhanga mu bintu byose ndetse yari yarahawe umugisha n'Imana. Imana imuha umugisha iravuga iti mu babayeho bose ndetse no mu bazabaho ntawe muzahwanya ubwenge. Gusa ikibabaje, Salomo yaje kujya mu bagore bavuga yuko ubundi bitabo by'amateka ibyinshi uretse na Bibiliya bavuga yuko Salomo yaje gushaka abagore bagera mu 1000. Abo bagore akaba ari nabo bagize gute, bashyize iherezo ku bwami bwe cyangwa se uburyo yarayoboyemo Isiraheli. Abo bagore nibo baje gutuma Salomo agwa, byose birarangira. Twihuse rero reka twinjire mu nkuru bundi in deep tuyisobanukirwa akantu ku kandi Salomo ubundi byagenze bite kugira ngo agwe. Wondered what it would be like to have everything you could ever want. Ese ujya wibaza ngo byagenda bite cyangwa biba bimeze bite kubaho ufite byose wahoze wifuza? Wealth beyond measure, ubutunzi butabarika unparalleled ndetse butanagereranwa, n'ubwenge butangana n'ubw'abandi, and a kingdom that stretched as far as the eye could see. Ukagira ubwami bwagutse kurusha uko amaso yawe yabibona. This isn't just a fantasy. Iyi ntago ari inkuru isanzwe. True story of one of the Bible's most Iyi fascinating. ni inkuru irenze izindi mu nkuru zose zabazwe muri Bibiliya, cyangwa simwe mu nkuru zirenze izindi zabazwe muri Bibiliya. King Solomon. Inkuru y'umwami witwaga Salomo. Welcome friends to a journey through time. Murakaza neza muri uru rugendo tugiye gutembera mu bihe, where we'll unravel the enigma of a man ahantu tugiye kuganira ndetse tukabona amateka y'umugabo. Echoed through millennia. Umugabo wari ufite ubwami bwakwirakwiriye ndetse inkuru y'ikabarwa imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Solomon. Bamwitaga Salomo. Synonymous with wisdom. Iryo zina ubwaryo risobanuye ubwenge. But a life filled with paradoxes. Gusa yabayeho mu buzima bwari bwuzuye ibintu bidasobanutse. How could someone so wise make such profound mistakes? Ese ni gute umugabo w'umuhanga nk'uyu nka Salomo yaje gukora ikosa ryaje gushyira iherezo ku bwami bwe? How could a man blessed by God ultimately fall from grace? Gute umugabo wari warahawe umugisha n'Imana yaje kwisanga ibintu byose byanze agatsinda? History. Aya ni amateka tugiye Few kwiga. figures stand as tall or as complex as Solomon. Ndetse muzumva mu mateka yose mwizi abagabo muzumva babayeho ndetse bakaba bameze nka Salomo muzasanga ari bakeya ndetse bakeya cyane. Third king of Israel. Yari umwami wa gatatu wa Isiraheli. Reign marked the golden age of the ndetse ubwami bwa Salomo monarchy. bwari ubwami bwagiye buraguka ndetse igihugu kigira ubutunzi bwari burenze ubundi butunzi bwose. Time of unprecedented peace and prosperity. Ndetse cyabaye igihe cy'amahoro menshi cyane. The glitter of gold and the sheen of success. Ndetse icyo gihe umujyi watembaga zahabu wuzuye mu gutsinda. Ibintu byose abanyayisiraheli bakoraga Imana yabibahingamo umugisha. Of human frailty and divine grace. As we delve ubuntu bwose buturutse mu ijuru. into Solomon's Ubu rero story, tugiye kwinjira mu nkuru ya Salomo. explore not just the facts, Tugenda dusoma apana ibifatika but the gusa, heart behind them. ndetse tugende twumva n'amateka abiri inyuma ndetse n'ibyo twagiye twumva. We'll see how God can use even flawed individuals for His Turebe ukuntu Imana ishobora gufata defo z'umuntu cyangwa se amakosa yakoze grand purposes. ikayahinduramo ikindi kintu cyatanje bitewe n'umugambi Imana In the imufiteho. process, we might just find a bit of Solomon in ourselves. Ndetse akenshi dushobora kuza kwisanga twarisanze kenshi mu bibazo nk'ibyo Salomo yigeze kwisanga. Behind the legends, Mwiteguye kumva iyi nkuru to understand the true Solomon beyond the myths. rero kugira ngo dusobanukirwe inkuru ya Salomo wa nyawe. Buckle up, because Muzirike dukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel bayita Gaheza Simba cyangwa se Gaheza Entertainment, icyo ushaka muri ibyo. this isn't just a history lesson. Gusa ntago ari inkuru isanzwe, nta nubwo ari inkuru yo kwiga mu ijuru. It's a journey that might just change how you see wisdom, Iyi ngiyi ishobora kuba ari inkuru igiye kukwereka urugendo rw'uburyo ushobora guhinduramo ukuntu wafataga ubwenge, wealth, ugafata the ubutunzi ways of God. ndetse ugahitamo n'inzira z'Imana, ukabasha ukamenya ukuntu wabasha kubangikanya ibyo bintu. Ubutunzi n'inzira z'Imana ni ibintu bikunda kandi bikagendana, ahubwo biterwa n'uko wabyitwaye. Our story begins not with Solomon, Ubundi inkuru yacu ijya gutangira ntabwo yatangiriye kuri Salomo, but with his father, ahubwo yatangiriye kuri se. the legendary King David. Yari umunyabigwi bitaga umwami Dawidi. Picture this: a kingdom Banza ubyiyumvishe nawe. unified, Ubwami bwari bumwe, enemies defeated,
and God's favor rested abanzi bose baratsinzwe upon Israel. ndetse Imana yakundaga ubwo bwami Even ubwami in bwa Isirayeli. this golden era, Muri iki gihe ubwami bwa Isirayeli bwari bumeze neza, dark clouds were gathering. ariko icyo gihe hari harimo hakuba ibihu by'umwijima. Solomon was born into royal privilege, Nibwo Salomoni yaje kuvukira the ibwami. son of David and Bathsheba. Yari umwana wa Dawidi ndetse n'umugore bitaga Bathsheba. Sheba muramuzi. Yes, Yego. Bathsheba, the woman whose story began with Umugore bitaga Bathsheba, scandal umugore wamamaye hirya no hino, ended in redemption. ariko bikaza kurangira nyuma ari kwicuza. God had a plan for this child, Imana yari ifitiye umupango uyu mwana. declaring even before his birth Imana that yari yaravuze uyu mwana mbere yuko he would anavuka. be a man of peace. Iravuga iti uwo mwana uzavuka ari umwana w'umunyamahoro. Hebrew, Mu Giheburayo, Solomon means peace, ubundi izina Salomo bisobanura amahoro, a name that would shape his destiny. ndetse ryari izina rigiye gutyaza ahazaza he, But let's not rikahagira ahantu heza ndetse heza get cyane. ahead of ourselves. Ariko reka tureke kwiruka. Solomon's path to the throne was Ubundi inzira Salomo yaciyemo kugira ngo agere ku bwami far from smooth. yari inzira itandukanye no kumva ko ari inzira The yoroshye. 10th son of David, he was Tekereza umwana wari uwa cumi avuka ibwami, urumva imbere hari bakuru be bose kandi babaga bashakaga ubwami. his older brother Adonijah thought the crown was his for the Mukuru wa Salomo witwaga Adonijah yatekerezaga ko ubwami ariwe bazabuhereza. Can you imagine the tension in the palace? Tekereza nyine akavuyo kabaga kari ibwami, buri muntu avuga ati ubwami ninjye bazaba. Urumva Salomo ntabwo yari umuntu bundi babaraga ko bazahereza ubwami, kuko yari akiri kure cyane, mu mibare yari uwa cumi. The whispers, the plots, the uncertainty. Habaga hari utugambo bagenda bongorerana hirya hino bavuga ibintu It n'ibindi. took a dramatic intervention to secure Solomon's future. Mbese byari ikibazo gikomeye kugira ngo ahazaza ha Salomo, byasabye ubwenge bwinshi kugira ngo habe hari. As David lay on his deathbed, Ubwo Dawidi yari aryamye mu buriri bwenda kwitaba the Imana, prophet Nathan and nibwo Bathsheba haje umuhanuzi witwaga Natani azana na nyina wa Salomo bitaga Bathsheba. reminded him of his promise to make Solomon king. Barangije bamwibutsa isezerano yari yaravuze avuga ati umwami Salomo niwe uzansimbura umwana wanjye Salomo. Echoes through history, David declared Solomon his successor, Nta kindi cyabaye, Dawidi yahise avuga ati Salomo niwe uzansimbura. Salomo nuko putting him bamwimitse, before all Israel. arangije amwimikira imbere ya Isiraheli yose. King Solomon, Tekereza ibyo bintu byose. Salomo yari akiri umwana muto, perhaps overwhelmed, suddenly thrust into leadership. ari umwana ukiri aho inyuma bitunguranye gatoya, Of a powerful- abahawe imbaraga z'ubuyobozi bwo kuyobora igihugu cyari gikomeye nka Isiraheli. Tells us in 1 Kings 2:12. Ubundi muri Bibiliya mu bami ba mbere 2:12 mugende muhasome. So Solomon sat on the throne of Ngo his Salomo yaragiye yicara ku ntebe y'ubwami, father David, intebe ise yari amaze kumuhereza n'ikamba yari amaze and kwambara. his rule was firmly established. Arangije atangira But with kuyobora. great power comes great responsibility. Ariko buriyo haje imbaraga zihambaye, akenshi zizana n'inshingano zihambaye. Solomon faced immediate challenges. Salomo akimara kujya ku bwami nibwo yatangiye guhura n'ibibazo byinshi. His father's last words included a chilling to-do list. Amagambo ya se ya nyuma yamusigiye n'ibyo azakora, yasize amubwiye ibyo azakora. Deal with old enemies. Aramubwira tuzahangane n'abanzi banje ba kera, Reward loyal friends. ndetse uzahemba inshuti z'ibwami And abangandukiye. above all, Ikirenze ibyo, follow God's way. uzakurikiza inzira z'Imana. Baptism by fire for the new king. Arangije arabatizwa nk'uko Imana yakubatije mu muriro kugira ngo ube umwami Solomon's mushyashya. rise to the throne teaches us Salomo yarakuze, arangije agiye ku ntebe a y'ubwami. powerful lesson. Ibi bintu bikwiriye kugira isomo bitwigisha, kandi isomo rikomeye. God's plans often unfold in unexpected ways. Ibyo bitwereka ko imipangu y'Imana ubundi iza mu buryo tutateganyije, ariko ikanga You can ikaza. take a child born of a troubled union Umwana wavukiye mu bibazo, and elevate him to greatness. Imana ishobora kumuzamura ikamugira The igitangaza. reminder that our past doesn't dictate our future when Ibyo bijya bitwibutsa ko ahashize hacu ubundi atariho hagena ahazaza, God is involved. cyane cyane iyo Imana He yabyivanzemo. left Solomon at the start of his reign, Rero Salomo ubwo yari atangiye kuyobora, full of promise and potential. We can't help but wonder. yari afite amasezerano menshi, natwe ubwacu tutabura kwibaza ngo tuvuge ngo ese ayo masezerano yari kuzasohoza. Ku bantu bose bari bari kumwe baravuga bati ayo masezerano azasohoza. This young king Yari handled umwami ukiri muto, the immense responsibility ndetse afite inshingano placed zihambaye, upon his shoulders. ndetse yari afite n'imitwaro myinshi yari muri mu What bitugu. will he do with the legacy his father left him? Ese murakeka Salomo yari agiye gukora iki nyuma y'ibigwi papa we Dawidi yari asize yanditse? Kuko Dawidi muribuka intambara yarwanye, akarwana na Goliyati, amaze kumutsinda nabyo byabaye ibibazo ubwo Sawuli yirwaga amuhiga hasi hejuru, kugeza n'igihe Dawidi yagize gutya akagenda agakata ikinyita cy'umwenda cye. Ugiye umwami Sawuli yari aryamye ahantu mu buvumo. Tuzanabiganira, iyo nkuru nayo nzayibahereza nyuma y'igi cyane izindi. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe,
ugakora share ndetse na comment kugira ibintu byose tujye tubigendana mu mahoro, sibyo? Imagine being offered anything in the world by God himself. Tekereza Imana ubwayo iramutse ije ikakubwira iti mbwira ikintu cyose wumva ushaka muri iyi si. Ask for wealth, long life, Wasaba iki? Wasaba ubutunzi, wasaba kuba ukazamara imyaka myinshi, defeat of your enemies. cyangwa wasaba Imana uti Imana nsindira abanzi banjye. This was the incredible choice facing young King Solomon. Aya ni amahitamo yaje azatunguranye imbere y'uyu mwana witwaga Salomo. In a dream that would change the course of history, Wari umunsi umwe ubwo Salomo yari aryamye nibwo yarose inzozi zari zigiye guhindura amateka n'ahazaza he. God appeared to Solomon at Gibeon. Imana yabonekeye Salomo imubonekera mu ishusho ya Gideyoni. The Lord said, Imana irangije aramubwira iti ask for whatever you want me saba ikintu cyose wumva to ushaka give you. ndaza 1 kukiguhereza. Kings 3:5. Ibyo byanditse mu Bami 3:5. It was a divine blank check, a test Ndetse nyine ni nka kwa kundi Imana yari imubwira iti wehitamo icyo wumva ushaka ndakuremera nta kibazo ugende wibereho n'ubundi uri umwana wanjye nkunda wembwira icyo wumva ushaka. of character that would reveal the heart of Israel's new king. Ibi byari bigiye kugaragaza neza cyane ikiri mu mutima w'umuyobozi mushyashya wa Isiraheli kuko nibwo yari agifata ubwami aribwo akijya kuyobora. Solomon's response, Uri kwibaza ngo Salomo yasubije it iki? wasn't what you might expect from a young man. Igitekerezo ufite ntago ari cyo kintu Salomo yasubije kuko nubwo yari umwana mutoya ariko ajya gusubiza. Suddenly thrust into power. Bitunguranye Salomo yasubije igitekerezo kirimo imbaraga nyinshi. Instead of personal gain, Aho kugira ngo asabe iby'inyungu ze bwite cyangwa se he indonke, asked for wisdom to yaravuze ati Mana govern God's people. mbabarira umpereze ubwenge buzamfashe kuyobora abantu bawe wanshinze. His exact words were, give your servant a discerning heart to govern your people. Mu magambo yewe yabyivugiye yaravuze ati Mana mu mutima umenetse kandi uciye bugufi umutima uzamfasha kuyobora abantu bawe, And to distinguish between right and wrong. umutima wo kumenya gutandukanya hagati y'icyiza n'ikibi. 1 Kings 3-9. Ibyo byanditse mu Bami ba mbere 3:9. This request pleased God so much Icyo kintu yari asabye cyashimishije Imana cyane ndetse kiyikora ku mutima. that he gave Solomon not only unparalleled wisdom, Irangije Imana ntabwo yamuhaye Salomo ibiruta iby'abandi bya bintu utagereranya nabo kugira ngo imuhe ubwenge ivuga iti ngwaye ubwenge buruta ubw'abandi ya. but also what he didn't ask for, Imana yagiye imuhereza n'ibyo atigeze asaba. honor Yamuhaye icyubahiro, and long life. imuha no kuzabaho imyaka It myinshi. was a divine outpouring Ni ukuri kw'Imana pe, Imana yari imuremeye kandi yari imuhaye igiturutse mu ijuru. that would shape Solomon's reign Ibyo byari bigiye gutuma Salomo azamuka and legacy. akubaka ibigwi. But what does this legendary wisdom look like in action? Ariko se byari bimeze bite mu bikorwa ubwo bwenge bavugaga yuko Imana yari The imuhaye? Bible gives us a glimpse of Ubundi Bibiliya irabyoroshya the cyane famous story of two women ikaduhereza urugero rw'abagore babiri claiming the same baby. bigeze kuza imbere ya Salomo bavuga bati uyu mwana ni uwanjye, undi mugore nawe akavuga ati uyu mwana ni uwanjye. Solomon's solution Uzi ngo Salomo yabigenjeje offered ate? to cut the child in half. Yaravuze ati uwo mwana nimufata inkota mu musaturemo kabiri muringanize. It sounds brutal, Ushobora kumva wenda bwari ubugome yari but abivuga, it revealed the true mother's ariko love. ibyo bintu yari akoze byagaragaje nyina wa nyawe. Byanze kunze urumva ko ibyo bintu byari ubwenge bwaturutse ku Mana, ntabwo ari umuntu wabyitekerereza. And the impostor's indifference. Byagaragaje nyina w'uwo mwana ndetse n'uwamwiyitiriraga. This judgment amazed the people, Ibi byatunguye abantu benshi. showing that the wisdom of God was in him Ibi byagaragaje ko ubwenge bw'Imana kuko bwari buri muri to Salomo, administer justice. kuba yarabashije gutanga ubutabera. 1 Kings 3:28. Ibyo byanditse mu Bami ba mbere 3:28. Solomon's wisdom wasn't just for solving disputes, Ubundi ubwenge bwa Salomo ntabwo bwari ubwo gukemura amahurizo n'ibibazo bikomeye nk'ibyo gusa, encompassed knowledge of the natural world, ndetse yari afite ubwenge bw'ibiremwa binasanzwe no mu gasozi, from plants uhereye ku byatsi, to animals. inyamaswa. He composed Si 3,000, ibyo byonyine noneho Proverbs. Salomo yaragiye yandika imigani isaga 3,000 1,005 songs, ndetse n'indirimbo zisaga 5,000. Abantu musoma Bibiliya, abantu b'abakristo murabizi buriya muri Bibiliya habamo imigani ya Salomo, hakabamo indirimbo za Salomo. his insights into human nature and godly living Ibi ngibi byagaragazaga ko ari ikiremwa muntu kigenda ariko Imana ikigendera. are preserved for us in the books of Proverbs, Ibyo ngibyo tubibona mu gitabo cy'imigani, Ecclesiastes, and Song of mu Solomon. ndirimbo za Salomo. Ni ahantu henshi tugenda tubona nyine ukuntu Salomo Imana yamuhaye umugisha. What
not just about knowing facts. ariko hari ibintu buriya bijya biza mu bwenge bikaza ari nk'amahurizo tutagende ku byo tubona It's gusa, about applying knowledge rightly. ahubwo uburyo ubwenge bw'umuntu abukoresha. Solomon's gift of wisdom was meant to be used in service to God ubundi ubwenge Imana yari yarahaye Salomo bwari ubwenge bwo kugira ngo azabashe kuyikora and his people. ndetse akorere n'abantu b'Imana. Tool, not Cyari igikoresho, end in itself. ntabwo cyari iherezo ryo kumurika. Gift of wisdom challenges us today. Icyo rero nicyo kibazo abantu benshi dusigaye duhura nacyo uyu munsi, ugasanga umuntu yumva ko afite ubwenge agatangira kwirata Are amashimwe. we seeking wisdom to serve ourselves Ese koko tutabeshye turi gushaka ubwenge bwo kwikiza ku bwacu ngo twikorere, or to serve God? cyangwa turi gushaka ubwenge bwo gukorera Imana Are no we gukorera no gufasha Using n'abantu? our knowledge and discernment Ese mutambeshye kuko mubona ubwenge tuba dufite n'Imana yaduhaye ubu ngubu twita ko make a butanahagije, positive difference in the byibura bugira itandukaniro rifatika buzana bukarizana muri iyi si. As we see Solomon step into his role, Twikomereje mu nkuru ya Salomo ubwo yari akiri mu kazi ke the wisest man who ever lived, nk'umugabo w'umuhanga wigeze abaho ndetse akarusha abandi, we can't help but wonder, ntabwo twahagarika how will kwibaza this extraordinary gift shape his reign? ese ni gute iyi ntwaro idasanzwe cyangwa se iyi mpano idasanzwe y'ubwenge yabashije gutuma Salomo abaho kandi akabaho atunganiye Imana. And more importantly, how did he use it? Yayikoresheje ate? Kingdom at the height of its power, Tekereza ubwami bwari bugeze ku gasongero a k'imbaraga, land flowing with milk and honey, ubwami bwatembaga amata n'ubuki pe. where silver was as common as stones. Ibaze ko aho hantu muri ubwo bwami bwa Yerusalemu icyo gihe cyangwa se bwa Isiraheli, silver yari nk'amabuye asanzwe, nyine umuringa wari nk'amabuye asanzwe, nta gaciro It wagiraga. wasn't a fairy tale. Ibi ntabwo ari This umugani. was Israel under Solomon's rule. Iyi yari Isiraheli mu myaka Salomo yayiyoboye. Solomon's reign ushered in an era of unprecedented prosperity. Ubundi Salomo akiyoboye Isiraheli nibwo Isiraheli yagiye irazamuka igera ahandi itagereranywa n'andi mahanga ndetse n'andi mashyanga yose. Amahoro yaratembaga. Bible tells us in 1 Kings 4 Ubundi Bibiliya bitubwira neza mu bami ba mbere kane kuva kuri kane, mu bami ba mbere 4:25 25, during Solomon's lifetime, ngo mu gihe Salomo yabayeho, Judah and Israel from Dan to Beersheba Yuda Isiraheli uturutse kwa Dani ukagera i Shiba lived in safety, bose babayeho mu mutekano. everyone under their own vine Buri muntu wese yabaga akora and ikimunejeje under their own fig tree. ndetse bose bahuriraga munsi y'igiti Can kimwe. you imagine such widespread peace? Ese uri gutekereza ayo mahoro yabaga muri ubwo bwami ukuntu yanganaga? Abundant. Uri gutekereza ibyo bintu uko Prosperity didn't happen by accident. ibi rero bijya kuba byose ntabwo byabaye ari impanuka. Solomon was a master administrator Ubundi Salomo yari n'umuyobozi w'umuhanga and visionary leader. ndetse yari umuyobozi uzi kureba. He divided the kingdom into 12 districts. Ajya gufata ubundi ubu bwami akimara kubufata yabugabanyijemo uturere 12, Each responsible for providing for the royal household ndetse buri muryango wose wabaga ufite ikintu ushinzwe for ibwami. 1 month of the year. Bamwe bazaga gukora ibwami, uwo muryango ukahamara umwaka umwe bakorera ibwami bakigendera, ukwezi bakaza bagakorera ibwami mu kwezi kumwe, ukwezi kwazarangira hakaza n'undi muryango nawe ukaza ugakora ukundi kwezi, gutyo bagenda basimbura. This system ensured a steady flow of resources and distributed the burden evenly. Ibi ngibi byatumaga abaza gukora ibwami bataza bijujuta, ntawe uvuga ngo bankoreye umutwaro ntashoboye, kugeza mu gihugu cyose babyakira. Trade flourished under Solomon's rule. Ibi ngibi byakunze ku bwami bwa Salomo, Imana ihana igihugu mu He gishinga. established key alliances, Noneho si ibyo byonyine, Salomo yashatse uburyo atangira kujya abana n'ibindi bihugu by'amahanga. including a partnership with Hiram, king of Tyre, Nibwo yagiye arabanza ahura n'umwami bitaga Hiramu wari umwami wo muri Taya, which brought valuable cedar and cypress logs for arangije amuhereza ibiti bya sipure, amuhereza ibiti byari bigezweho building projects. kubera imishinga Salomo yari afite y'ubwubatsi yari iri imbere nyine, yari afite imishinga yashakaga kuzakora mbere akubaka. Solomon's fleet of trading ships brought exotic Amato ya Salomo yari apakiye ibicuruzwa, goods from far-off lands, yagiye aturuka hirya no hino ku butaka, filling the royal coffers with gold yuzuyemo amasanduku aturutse ibwami, yuzuyemo zahabu, and precious siliva ndetse stone. n'ibindi by'agaciro n'andi mabuye The scale y'agaciro. of Solomon's wealth was staggering. Ubutunzi Salomo yatunze na n'aka kanya bavuga yuko nta wundi muntu urabasha kubutunga ku isi. 1 Kings 10:14 Ibyo byanditse mu bami ba mbere reports that 10:14 niho byanditse. 8 of the gold that Solomon received yearly Haranditse ngo byibura uburemere bwa zahabu Salomo yakiraga buri mwaka was 666 talents, byanganaga byibura na toni 666, which in today's terms would be turamutse tubivunje mu gaciro k'uyu worth munsi billions of dollars. byaba bihagaze mu mabiliyoni y'amadolari buri mwaka. Ayo mafaranga yarayakira, ayo mazabu yarayakiraga, His throne was made of ivory, ndetse n'intebe yicaragaho ubwayo throne overlaid with pure gold.
Even his ushobora n'ubundi wabivuga n'ibiriya bintu byose biri related n'ubwami byaba ikamba byaba intebe biba bifite ubusobanuro bumwe nyine hari ukuntu tubijyanira hamwe kugira ngo mubisobanure neza ntabwo aricyo bisobanura ariko kugira ngo mubyumve neza. drinking cups were made of gold. Byageze naho n'inkongoro yanyweragamo yari ikoze muri zahabu silver, considered of little value in yo bayiherezaga agaciro ko hasi umuringa nta kintu wari uri icyo gihe cyari ikintu gisanzwe nta muntu wagitindaga. Solomon's days. But Solomon's prosperity wasn't just about material wealth. Gusa ntago ubutunzi bwa Salomo yabubariraga mu bifatika It was a gusa, time of cultural and intellectual flourishing too. byageraga akabibarira mu mico abaturage be bafite, The arts thrived, akabibarira mu bugeni with bafite, music and literature reaching new heights. byageze akajya ajya mu bintu by'imiziki mu buvanganzo, byose byatumye Salomo agenda mu muntu ukomeye. People came from all over the known world Abantu bakagenda baturuka amahanga yose, imihanda yose, to hear Solomon's wisdom, bose bakaza kumva ubwenge bwa Salomo. bringing tribute and adding to Israel's cosmopolitan. Byatumaga bazana ubutunzi ndetse n'ibindi bintu byinshi, bigatuma ikirere cyo muri Isirayeli cyarahoraga cyuzuyemo ba However, mukerarugendo. with great prosperity comes great responsibility. Ariko nk'uko nabibabwiye murabizi ko iyo ugize ubwenge buhambaye n'inshingano zihambaye zitangira kwiyongera. Lavish lifestyle and massive building projects Nta kindi cyabaye Salomo uburyo yari abayeho n'imishinga y'ubwubatsi yabaga afite byari byinshi cyane, required an enormous workforce. byatumye ashaka abakozi benshi ndetse benshi cyane. He instituted a labor force of 30,000 men from all Israel, Nibwo yavuze ati ngiye gutanga akazi ngahereza abantu basaga 30,000 baturutse hirya no hino muri Isiraheli yose. sending them to Lebanon, Arangije amaze kubafata bose abohereza bajya gukora muri Lebanon, shifts bajya to bakora amashifti, bamwe bakore mu gitondo abandi work nimugoroba, on his various projects. kubera umushinga yari afite. We survey the dazzling splendor of Solomon's kingdom, we might feel a mix of awe and unease. Gutatana ntazababeshya Salomo kuntu ubwami bwe bwagiye bwaguka, bwaragiye bugera hirya cyane ku buryo bwagutse nyine bukarenga Aziya yose bukagera no mu bindi bihugu. Yes, it was a golden age for Israel, Ibi byari igihe Isiraheli yari imeze neza pe. a fulfillment of God's promises to bless his people. But was all Iki gihe Imana yari irimo itanga imigisha yasezeranyije abantu bayo. this opulence in line with God's vision for his people? Was Solomon using his resources wisely, or was he getting carried away? Ese reka tongere twibaze, Salomo ubutunzi bwe yabukoreshaga mu buryo bukwiye cyangwa ubutunzi bwa Salomo bwari bwaramuhumye ku maso, His bwaramusaje? prosperous reign shows us the potential for blessing Ubundi Salomo kuzamuka ko yari ikintu when byakatweretse, we follow God's wisdom. bijye bitwereka ko mu gihe cyose ukurikiye inzira y'Imana uba ugomba gutsinda. But it also raises questions Ariko nanone about the dangers of excess. byashoboraga kumukururira ibintu bibi n'ibibazo mu bwami bwe, kugira ngo bitewe n'abantu bose batamwishimiraga kubera ibyo yabaga akora. And the responsibilities that come with abundance. Kandi murabizi ko inshingano nk'izo zitajya zibura kuzana n'ibibazo. Continue our journey through Solomon's. Twikomereje urugendo rwacu rero, life. turi kuganira ku buzima bwa We're Salomo. left wondering, how will this unprecedented prosperity affect Solomon's heart? Ese ni gute ibi bintu byose byabaye kuri Salomo byaje kugira gute kumugira ingaruka mu mutima? Salomo yabyakiraga ate, yabyitwaragamo gute? Will he Byagendaga remain gute? faithful to the God who blessed him so Ese Salomo yakomeje kuba umwizerwa ku Mana yari yaramuhaye umugisha cyangwa? abundantly? Imagine a building so magnificent, Tekereza inzu y'igitangaza irenze izindi zose, so awe-inspiring, that it would become the centerpiece of a nation's faith for inzu yari igiye guhinduka izingiro ry'imyizerere y'amahanga yose, centuries to come. imyaka amagana n'amagana yari igiye kuza. This was Solomon's crowning achievement, the construction of the temple in Jerusalem. The temple become the centerpiece of a nation's faith for centuries to come. This was Ndetse imyaka amagana n'amagana yindi yari igiye kuza, ahantu hari hagiye kuzahinduka izingiro ry'imyizerere hirya no hino ku isi, abantu bose bari kuba baturutse hose. This was Solomon's crowning achievement, the Iki cyari igikorwa cya mbere Salomo yari akoze. construction of the temple in Jerusalem. Yari yubatse urusengero rwa mbere rw'Imana i Yerusalemu. Just another building Uru project. rusengero ntabwo yari inzu nk'izindi zisanzwe, It was the fulfillment of a dream that had begun with Solomon. ryari rimeze nk'ari iyuzuzwa ry'isezerano ndetse n'inzozi se wa Salomo yahoze arota Dawidi. As we read in 1 Kings Nk'uko tubisoma mu bambi ba mbere, 5, Solomon declared, I Salomoni yaravuze ati, intend, therefore, to build a temple for the name of the Lord ati my ngiye kubaka ingoro y'Imana cyangwa se urusengero mu izina ry'Imana, God, as the Lord told my father nk'uko David. Imana yabibwiye data Dawidi. The scale of this undertaking was immense. Ndetse uburyo yari agiye kubikoramo byari
byari bigiye gukorwa mu buryo Solomon budasanzwe. listed 30,000 men from Israel, Salomo yaragiye afata abagabo basaga 30,000 baturutse hirya no hino muri Isirayeli, 70,000 carriers, and 80,000 azana ingorofani zisaga 70,000 stone cutters ndetse n'abagabo bazi gukata amabuye basagaga 80,000 to work in the mountains. bose bajya kubaka mu The musozi. supervision of this massive workforce Aka kazi uburyo kacungwagamo required 3,300 foremen. ibaze ko kasabaga ba kapita byibura basaga 3,300 kugira ngo bacunga ako kazi kose. Can you picture the bustling activity Ese uri kumva ingano y'umurimo wari uri gukorerwa aho hantu? going across Uri Jerusalem? kumva n'uburyo bahondaga amabuye buri kanya, yari proje ndende kandi nini yagutse. Power. The materials used were of the highest quality. None ibikoresho byakoreshejwe byari ibikoresho by'agaciro kandi bimwe bya mbere, karite ya mbere. Cedar from Lebanon, stones cut to size, Amabuye bari barayaconze neza, gold, cedars bavanaga muri za Lebanoni. silver, and bronze. No expense was spared. The interior Nta kintu na kimwe bigeze bitaho bajya kubaka uko cyari kubagenze cyose agiye kubaka urusengero rw'Uwiteka. was paneled with cedar and overlaid with pure gold. Ndetse inzu mo imbere yari ifite imbaho, ni ubwoko bw'imbaho zihenze ndetse na zahabu, Even the floor was covered with gold. ndetse kugera n'ubwo hasi bahashashe amazahabu. The details of the temple's construction Buri kantu kose kakoreshejwe bajya kubaka uru rusengero meticulously recorded in scripture, highlighting karanditswe ndetse kandikwa mu mizingo ya kera. Abantu b'abahanga mu by'amasigaratongo bo barabizi its significance. by'ibisigaratongo. The Holy of Holies, where the Ark of the Covenant would rest, Ahangaha bari bubatse n'isanduku y'isezerano, ahera hahera cyane n'isanduku y'isezerano yagombaga kugitereka. was a perfect cube, measuring 20 cubits in each direction. Hari ahantu hapimye neza ndetse cyane, hari hafite byibura cubic 20 mu buryo bwose, mu bugari no mu burebure. This precision wasn't coincidental. Ibi bintu n'uburyo ibintu byari bipimyemo neza ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gutyo gusa. It reflected the perfection and holiness of God. Ibi byose byagaragaza uburyo Imana ari Imana ikorana ubuhanga ndetse ari Imana itunganye. Perhaps most striking were the two bronze pillars at the entrance, Ikirenze ibindi byose zari inkingi ebyiri za bronze zari ziri ku muryango. named Jachin and Boaz. Imwe bayitaga Jachin indi bakayita Boaz. Weren't just architectural features. Ibi ntabwo byari ibikorwa by'ubwubatsi gusa ya, They were symbolic reminders of God's strength ahubwo byari ibimenyetso byibutsa imbaraga and z'Imana stability. ndetse n'uburyo Imana The ihamenye. construction took 7 years to Kugira ngo iyo nzu yubakwe yuzure irangire complete. byasabye imyaka 7, kandi buri munsi hakora abakozi basagaga ibihumbi hafi 150. Imagine the anticipation as the temple neared completion. Ese muri kumva iyo nzu yenda kuzura ukuntu abantu bayirebaga? When it was finished, Iyo nzu imaze kurangira Solomon organized a grand dedication nibwo Salomo yapanze umuhango, ndetse umuhango uhambaye, ceremony. The Ark of the Covenant was brought in, ndetse ni nabwo bazanye isanduku y'isezerano. Abantu musoma Bibiliya murabizi, sacrifices were made, ibitambo byaratanzwe icyo gihe, and Solomon offered a powerful prayer of dedication. ndetse Salomo arangije asenga isengesho rihambaye rinakomeye. Something extraordinary happened. Nibwo habaye ikintu kidasanzwe cy'agatanga, As we read in 1 Kings 8, 10, 11, nk'uko tubisoma mu Bami ba mbere 8, 10 kugera kuri 11. when the priests withdrew from the holy place, the cloud filled the temple of the Lord, Nibwo ako kanya muri urwo rusengero huzuyemo igihu giturutse mu ijuru. and the priests could not perform their service because of the cloud, Hanyuma abapadiri n'abari bari gusenga, abatambyi babura ukuntu basenga kubera icyo gihe. for the glory of the Lord filled his temple. Byari bivuze yuko icyubahiro cy'Imana n'ibyishimo by'Imana byose byuzuye muri urwo rusengero. Imana yari yishimye. God's presence filled the temple. Kuba Imana yari ihari ako kanya byuzuye mu rusengero, abantu bose babona ko Imana ihari. Divine seal of approval on Solomon's work. Ibi ngibi byagaragaje neza ko Imana yari yishimiye umurimo w'amaboko ya Salomo. It was a moment of supreme spiritual significance for Ibi him. ngibi byari igihe mu mwuka cyanjye uba uvuga uti ngezeho niyunze n'Imana kuko tubanye neza. Israel, marking a new Cyane cyane muri Isirayeli. Urabizi ko Isirayeli buriya ari ishyanga rihirwa, ni ishyanga Imana yahaye umugisha. Iravuga iti nta shyanga rizagutera ngo rigutsinde. Niyo mpamvu ukibona biriya bihugu byose biba byarananiwe, za Libani, za Irani, ibihugu byose ugasanga imitwe nka za Hezbollah, za Hamas, bose ukabona byarabananiye. era in their relationship with God. Ahangaha niho umubano bari bafitanye n'Imana rukomeje kwabo. Temple stood as a testament to Solomon's devotion,
but urwo also rusengero rwakomeje guhagarara rumeze nk'ari ikimenyetso kigaragaza uburyo Salomo yubahaga Imana to akanayiganukira, the skills and resources God had blessed him. ndetse ubwenge n'ubuhanga ndetse n'ubutunzi Imana yari yaramuhaye It was a ko yabimuhereye ukuri place where heaven and earth met, ndetse urwo rusengero rwari rumeze nk'aho ari ahantu ijuru n'isi bihurira. where God's presence dwelt among his people. Aho ngaho niho Imana yazaga ikaza gutembera mu bantu As bayo. we marvel at this architectural and spiritual wonder, we might tukibaza kuri iki gikorwa yari amaze kubaka, abe mu bigaragara nk'umwenjeniyeri yari yubatse igikorwa remezo gikomeye. Urusengero rw'Imana ntabwo cyari ikintu gisanzwe cyane, ko aribwo bwa mbere yari yubatswe urusengero rumeze gutyo muri Isiraheli, mu murwa mukuru wa Yerusalemu. ask ourselves, is God more pleased with Natwe reka twibaze ngo grand buildings ese Imana yashimishijwe n'icyo kizu kinini, or with humble, obedient hearts? cyangwa se yashimishijwe n'umutima umenetse Salomo yabikoranye? We balance outward expressions of faith Ese ni gute tugaragazamo kwizera with kwacu inward devotion. tukabigaragariza Imana twayiga? As the temple stood gleaming in the Jerusalem uko urwo rusengero rwari rukomeje ruhagaze muri Yerusalemu rugaragarira hose, sun, a symbol of Israel's faith and prosperity, niko icyizere cyangwa se imyizerere y'Abanyayisiraheli bizeraga Imana nayo yari ikomeje gushikama muri uwo mujyi. little did they know the challenges that lay ahead. How gusa would icyo batari bazi, imbere bari bagiye guhura n'ikibazo gikomeye. Abenshi banavuga ko ariho kugwa kwa Salomo ubundi kwatangiye. this magnificent structure shape Israel's future? Ese ni gute uru rusengero n'iki gikorwa remezo cyari cyubatswe cyari kigiye kugira gutya kigahindura ahazaza ha Isiraheli? And how would Solomon's own relationship with God evolve Ese ni gute Salomo n'umubano yari afitanye in n'Imana the wake of this monumental achievement? byari bigiye gukomeza kubaho bitewe, byari bigiye gukomeza kumera, cyane cyane ko yari amaze kuzuza uru Picture a rusengero. kingdom so wealthy, Tekereza ubwami bukize, so renowned, that rulers from across the known world abayobozi baturuka hirya no hino bose baza muri ubwo bwami baza kureba iyo nzu yari yuzuye, rwari urusengero rw'Imana rwari rwubatswe i Yerusalemu. was Israel under Solomon, a Ibyo nation byose byabaye mu gihe Isiraheli yari ikiyobowe na Salomo. that had become a beacon of prosperity and icyo gihe iki gihugu cya Isiraheli cyangwa se ubwami bwa Isiraheli bwari bugiye kuzamuka bukagera kure cyane, wisdom in the ancient world. ndetse cyari icyo gihugu cyari gifite ubwenge kurusha ibindi bihugu byose byo mu isi ya kera. Solomon's fame spread far beyond Israel's border. Ubwamamare bwa Salomo bwaragiye burakwira burenga Isiraheli gusa, bugera no hanze y'imipaka ya Isiraheli. As in 1 Kings Bibiliya irabitubwira mu bami ba mbere 4:34. ku murongo umutwe wa 4 umurongo wa 34, From all nations, ngo mu mashyanga yose people came to listen to Solomon's wisdom, abantu bose baturukaga hirya no hino bakaza kumva ubuhanga bwa Salomo, sent by all the kings of the world ndetse abatarazaga ari abami boherezaga intumwa who zabo, had heard of his wisdom. cyangwa se hakaza abami biyumviye inkuru z'ubwamamare n'ubwenge bwa Salomo. Can you imagine the streets of Jerusalem buzzing with visitors from distant lands? Ese muri gutekereza imihanda ya Yerusalemu yirwaga izengurukamo ba mukerarugendo babaga baturutse hirya no hino bazenguruka, Catch a glimpse of this legendary king. bose baje kumva ibitekerezo by'uwo mwami w'umuhanga. Perhaps the most famous of these visitors Mu bashyitsi rero baje i Yerusalemu hagize gutya haziramo umushyitsi umwe utari usanzwe, was the Queen of Sheba. yari umwamikazi w'Ishiba, Queen of Sheba. Mujya mubyumva n'abahanzi babiririmba ngo umwamikazi wa Sheba ni umukobwa wabayeho mwiza nyine, ku buryo na n'ubu baba bavuga ko nta wundi mukobwa yigeze uba umeze nka we. Uyu mwamikazi bitaga Sheba Came with a vast retinue bearing spices, gold, and precious stones yaje azanye iby'agaciro byarimo amazahabu n'amabuye y'agaciro. Uzi imisiyo yari to afite? test Solomon with hard questions. Yaraje kugerageza Salomo amubaza ibibazo, But ndetse ibibazo bikomeye, Solomon's wisdom left her breathless. ariko ibisubizo bya Salomo byagaragaje ko ubwenge yari afite butari busanzwe. Umukobwa asigara atunga. As she declared, the report I heard in my own country about Yaramubwiye ati ngiye nkurikije ibyo niyumviye mu gihugu cyanjye, your achievements and numva abantu bavuga ibyo wagezeho your wisdom is ndetse n'ubwenge bwawe, but I did not believe these things until I came najyaga numva ari ukuri ariko simbyizere cyane and saw with my own eyes. kugeza igihe ngereye hano nkabyibonera n'amaso yanjye. Ubwo uwo ni umwamikazi wa Sheba yari urimo abwira Salomo. 1 Kings 10:6-7. Byanditse mu bami ba mbere 10:6-7, umurongo wa 6 kugera ku wa 7. Solomon's wealth was staggering. Ubutunzi bwa Salomo bwari bwinshi pe. The Bible provides some mind-boggling figures. Ubundi Bibiliya igerageza kudushushanyiriza ubwo butunzi Salomo yari atunze uko bwangana. His yearly income of gold was 666 talents. Ubundi yakiraga zahabu
zanganaga na tons 666 byibura buri mwaka, nizo zabaga ari That's nkeya. about 25 tons. Ubu ngubu bingana na toni zisaga 25. Tekereza buri mwaka ubaye wakira toni 25 za zahabu. Uri kumva ukuntu ibyo bintu bingana. Niyo mpamvu Salomo buriya mu myaka isaga hafi 40 yayoboye Isiraheli, bavuga yuko Salomo ari we mukire wa mbere wabayeho ku isi, ari nawe wa nyuma, nta n'undi uzigera ubaho nkawe. Uwamukurikiye bavuga ko yitwaga Mansa Musa, we yari n'umunyafurika wa hariya hepfo. Ubwo nawe ibyo tuzabiganiraho, sinzabura ukuntu bakora video cyane ko nje nshaka kujya mbahereza inkuru zinagaragara nk'uko turi kubikora. Ari nayo mpamvu mba mbabwira ngo mukore subscribe, share, comment, ubundi twikomereze. Silver was considered of little value in his day. Ubundi nk'uko nayo babwiye kuva na kare, umuringa ni ikintu kitari gifite agaciro muri iyo minsi. His drinking cups were Ibikombe yanyweragamo made of gold. byose byari bikoze muri He zahabu, had a magnificent throne of ivory ndetse overlaid yari afite n'intebe yicaragaho nayo ubwayo yari ikoze mu mabuye y'agaciro, with gold. mu mahembe y'inzovu ndetse na zahabu. But it wasn't just about accumulating wealth. Ariko ntabwo cyari ikibazo cy'ubutunzi. Solomon was a shrewd trader and diplomat. Buriya Salomo yari umucuruzi w'umuhanga, akaba n'umuhanga mu byo kubana n'amahanga. He Yari formed umudiplomate udasanzwe. alliances with neighboring kingdoms, Yashatse uburyo agomba kubana mu mahoro n'ibindi bihugu n'ubundi bwami bari baturanye, most notably with Hiram of Tyre. cyane cyane umwami bitaga Hiram wo muri Tyre. These partnerships opened up trade routes, Ndetse ubucuti bwabo bwatumye hafunguka imihanda mishyashya y'ubucuruzi, bringing exotic goods to Israel. byatumaga muri Isiraheli hinjira ibicuruzwa Solomon's bishyashya. fleet of trading ships would return Amato y'ubucuruzi ya Salomo every 3 years, yagarukaga byibura nyuma y'imyaka, laden with gold, akagaruka agarukanye zahabu, silver, silver, ivory, apes, and amahembe, peacocks. Solomon's building agarukanye peacock, imisambi, apes, inkende, zino nyamaswa zo mu gasozi. projects were equally impressive. Besides Ubundi Salomo yari umuhanga mu bintu byo kubaka, anabikunda the cyane. temple, Twirengagije urusengero yari yarubakiye Uwiteka muri Yerusalemu, constructed a palace complex nawe yiyubakiye inzu ye yagombaga kuba mu palace ubundi ni ibwami, ibwami ahantu yagombaga kuba inzu y'ibwami nyine. that took 13 years to Iyo nzu kuyubaka complete. byamusabye imyaka 13. Murumva ukuntu iyo myaka yari myinshi, baze nayo kubaka inzu imyaka 13. Warabyuka ufite miliyoni zingahe yo kubaka inzu igahita irangira. Urumva neza iyo proje ukuntu yabaga ifite. Mpamya ko muri ibi bihugu byose na bije za leta zigiyemo nta proje igikorwa imyaka 13, niko mbikeka. He fortified cities, built storage cities, Yubatse imijyi, yubaka ububiko rusange, and even constructed Lebanon's forest house, arangije yubaka n'inzu yabaga mu ishyamba rya Lebanon, summer retreat. ahantu yajyaga kuruhukira mu gihe cy'izuba. His military might was formidable too. The Igisirikare cye nacyo cyari gikomeye, utagira ngo. Bible mentions that he Bibiliya ivuga had yuko 4,000 stalls for chariot yari afite amafarasi agera muri 400 yakururaga amagare y'intambara, horses and 12,000 horses. ndetse yagiraga chariot, amagare, ano magare akururwa n'amafarasi asaga 4,000, akagira n'amafarasi 12,000 yagombaga gukurura ayo magare. In an age where cavalry was the pinnacle of Muri military, iyo myaka rero, aho kugendera ku mafarasi akurura amagare inyuma aribyo byari bigezweho, nta tekinoloji nyinshi yari yaka. was a clear statement of Israel's power. Iki ngiki cyari ikintu kigaragaza neza ingano y'imbaraga Isiraheli yari With all ifite. this wealth and fame came danger. As Solomon's Gusa buriya ubukungu nk'ubwo ngubwo buzana n'ibibazo. reputation grew, Uko ibigwi bya Salomo byakomeje kwaguka bigakwira hirya no hino, so did the temptation to rely on his own strength niko no kugeragezwa byatangiye kumugera hafi, rather than on God. bakamugerageza ageragezwa n'abandi apana Imana. Influx of foreign visitors Nk'uko yakomezaga kwakira abashyitsi benshi baturutse hirya no hino mu bindi bihugu apana bo muri brought Isiraheli, not just trade goods, ntabwo bazaga baje gucuruza ibicuruzwa but gusa, also foreign customs. bazanaga n'imico yo mu bihugu by'iwabo Beliefs. n'imyizerere y'iwabo. Solomon's international fame raises some challenging questions Rero umubano we n'amahanga watangiye kuzana ibibazo. for us today. Ibyo bibazo ni nabyo tugiye kuvugaho uyu munsi. How do we handle success and recognition? Ese ni gute iyo umuntu amaze kwamamara afite ubutunzi yitwara? Do we use our resources and influence to glorify God? Ese tujya dukoresha ibyo byose dufite n'ibyo tubona ngo turamye Imana, Or do we become enamored with our own achievements? cyangwa twebwe dusigara dusarira kugira ibyo tugeraho tukumva twese dukeneye kuba badanje, ukavuga uti niboneye ibiceri nta nubwo nkeneye kujya gusenga no gutura, ngizo ntizijya zimfata. Ese koko niko twitwara cyangwa? As we see Solomon at the height of his power and fame, Nk'uko tubona ko Salomo akimara kugera ku gashorishori k'imbaraga n'ubwamamare we bwe, can't help but wonder,
Will he nta kindi twakora usibye kwibaza, remain faithful to the God ese yakomeje kuba uwizerwa n'Imana, Imana ikamukunda kurusha who abandi? blessed him so abundantly? Wa wundi Imana yari yarahaye umugisha Will the allure of wealth and international ikamuha ubutunzi bwakwiriye hirya no hino, cyangwa Salomo yaje guhinduka? in the glittering courts of Jerusalem, as foreign dignitaries paid homage and trade ships unloaded their kuko abantu benshi baturutse hirya no hino bajyaga bakunda kuza kwa Salomo bakamuzana iby'amaturo, amato apakiye ndetse n'ibindi bintu byinshi biturutse hirya exotic cargoes, the n'imizigo. stage was set for both triumph and tragedy. Nta kindi byakomezaga kuzana usibye ibibazo ndetse n'amahano mu gihugu. How would Solomon navigate the challenges that came with such unprecedented? Ese ni gute ibyo bintu byari bigiye kuba kuri Salomo bitunguranye Salomo yabyitwaye? As we turn this page in Solomon's story, Tuhindure twigire ku yindi page mu gitabo kivuga kuri Salomo. we find ourselves in a world of luxury, diplomacy, Nibwo turaza kwisanga mu isi yari yuzuye ubutunzi, ububanyi n'amahanga and danger. ndetse harimo n'ibindi. Solomon's reign had brought Israel to new heights of prosperity and influence. Mu myaka Salomo yamaze ari umuyobozi wa Isiraheli, byatumye Isiraheli izamuka cyane nk'uko nabibabwiye hejuru, iragenda ihinduka igihugu cy'igitangaza. But with these came new temptations Ariko ibi nabyo byazanywe no kugeragezwa kundi gushyashya ndetse no kugira gute kwa kuntu nyine ugeragezwa ukavuga uti ndi gutesha ubundi si uko and challenges. Solomon was a master of international relations. Salomoni yari umuhanga mu kubana n'andi mahanga. His marriages weren't just matters of the heart. Ubundi gushaka abagore benshi Salomo nubwo mutajya mubisobanukirwa ngo mubyemere, ntabwo yashakaga abagore benshi kugira ngo wenda kuko yumva yabakunze cyangwa kugira ngo aryamane nabo. Oya, They were political alliances. ahubwo yashakitse abagore benshi kugira ngo abane n'ibihugu hafi ya byose bari baturanye babane mu mahoro. The Bible tells us in 1 Kings 11:3 Ubundi Bibiliya ibitubwira neza mu bambi ba mbere umurongo wa 11 kugera mu bami ba mbere 11 umurongo wa 3 that he had 700 wives yari of afite abagore 700 royal birth. bose bavukaga mu bwami butandukanye, nyine bakavuka ibwami, akaba ari umwana w'umwami muri ubu bwami no mu bundi gutyo bakagera kuri 700, And 300 concubines. ndetse akagira n'abandi 300 bari bari aho nyine tu. Can you imagine the complexity of managing such a household? Ese muri kwibaza izo nshingano n'uwo mutwaro yabaga afite wo gukontorora inzu irimo abagore bangana gutyo? His most famous marriage was to the daughter of Pharaoh. Ubundi urugo rwa Salomo cyangwa se umugore wamamaye wamenyekanye kurusha abandi yari umukobwa wa Farawo wo mu Misiri muri Egiputa. Sealing an alliance with Egypt. Baje kubana agira ngo amenye neza ko we na Egypt cyangwa se Misiri babanye mu mahoro, nyine abara babwira ati munkingire ntaribi, munkingire umukobwa wanyu, nabizi aho wajisha igisabo ntago wahatera ibuye. This was unprecedented. For the first time, an Israelite king was considered an equal to the mighty Pharaoh. Ahangaha niho bwa mbere byatangiye kuba ikibazo, batangira kujya bamugereranya n'umwami wo muri Egiputa w'umufarawo. But this marriage came with a price. Solomon Ariko ajya gushyingiranwa n'uwo mwana w'umukobwa byazanye built a n'igiciro. palace for his Egyptian wife, Yubatse indi nzu ayubakira cya gikomangomakazi yari avanye mu Misiri. bringing foreign cultural influences right into the heart of Jerusalem. Icyo kintu yari akoze cyari kigiye kuzana umuco w'abanyamahanga mu mutima wa Yerusalemu. These marriages opened doors for trade and diplomacy. Rero urwo rugo n'uwo mubano yari amaze gukora, amaze gushyingirwa n'umukobwa wo kwa Farawo, byatumye abantu benshi bakunda kuza k'uwo mukobwa, But they also opened Israel to foreign religious practices. ndetse bituma n'uburyo abanyayisiraheli basengagamo Imana bizera bitangira byinjirwamo n'indi mico y'ibindi bihugu. Solomon's wives turned his heart after other gods. Nta kindi cyabaye, wa mugore wa Salomo yari yamaze kuzana yamukuye ku Mana ye. Imana yamuhaye byose, Imana yamuhaye buri kimwe, yamugize umukire, ikamugira umuhanga, ikamugira umunyabwenge. Salomoni yari atangiye kuyitera umugongo. Kings 11:4. Byanditse mu bami ba mbere 11:4. Mufate Bibiliya yanyu mujye munasoma. The king who had built the temple to the one true Umwami wari warubatse urusengero rwubakiye God. Imana yonyine imwe now rukumbi. allowed high places to be built for Chemosh. Ubu yari atangiye kwemerera ibizindi Mana kubakirwa insengero muri Yerusalemu, cyane cyane nk'iyo nzu yari amaze kubaka i Kemoshi yari ituwemo n'uwo mugore, Molech and other foreign deities. ndetse n'abandi bantu bari baturutse mu mahanga hirya no hino. A startling turn of events. Ibintu byari bitangiye Could guhinduka. the wisest man in history Ese ni gute umugabo w'umuhanga mu mateka make such a grave error? yari akoze ikosa ringana gutya akibeshya ringana uko? Perhaps it was a gradual process.
One compromise led to another until wenda wabona byari bitangiye ariko kimwe cyavagaho hajyaho ikindi. Solomon found himself far from the path God kugeza igihe Salomo yaje kwisanga had set for him. atakiri muri ya nzira Imana yari yaramuteguriye. The influence of these foreign customs wasn't just ingaruka za ya mico yagiye ituruka mu bihugu byo hirya bagiye baza hano bakaza baturutse hirya no hino benshi nyine bagenda baza religious. It affected ntabwo bazaga gutyo gusa batangiye kuzana n'imico yabo bitangira gukwira muri Isiraheli hirya no hino the entire culture of Israel. birangira ibyo bintu byose bigiye bimunga umuco wa nyawo w'abanya-Isiraheli. kandi mwibuka abanya-Isiraheli ubundi bwari ubwoko bwagandukiye The agrarian lifestyle gave way to a more cosmopolitan, luxurious way of life. abantu batangiye kumva babayeho bishimye birira amafaranga yabo Imana bayitera umugongo. Court of Solomon became a melting pot of cultures. mu rukiko kwa Salomo ubundi Salomo yagiraga inama abayoborana igihugu yatangiye kwisanga noneho nta n'umunya-Isiraheli urimo ahubwo hibereyemo abanyamahanga languages and ideas. bavuga indimi zitandukanye bazana ibitekerezo bitandukanye. On one hand, this cultural exchange brought benefits. yego wenda uyu muco wari warazanye inyungu mu bijyanye n'ubutunzi muri iki gihugu. Israel was exposed to new technology, kubera ko Isiraheli yatangiye kumenya tekinoloji nshyashya arts and knowledge n'ubwenge bwaturutse hirya no hino from across the known world. hirya no hino ku isi yari izwi icyo gihe. Solomon's wisdom was enriched by insights from many cultures. gusa ubwenge bwa Salomo nanone bwari bukiri bwa mundi ntabwo bwari buhwanye n'ubwavaga mu yandi It mahanga. also posed a threat to Israel's unique identity ariko nanone ubwo bwenge abo banyamahanga bazanaga bwari butangiye kuba ikibazo ku myizerere na kamere y'abanya-Isiraheli as God's chosen people. Solomon's abantu bari baratoranyijwe n'Imana kandi murabizi kuva na kera. foreign relationships present us with a complex picture. umubano n'amahanga rero Salomo yagerageje kurema watangiye kujya uvangavanga ibintu. They showcase his diplomatic skills and Israel's growing influence. yego Isiraheli yaragira kuri iramamara But they also reveal the dangers of compromise ariko nanone hari hatangiye kuza ibibi bizanywe no kutita ku bintu and the subtle ways our hearts can be led astray. nk'uko mubizi ubundi umutima wanezera utangira This kuyoba. chapter of Solomon's life raises some challenging questions for us. Salomo ubwo yarageze aho ngaho nibwo byatangiye kuba ibibazo natwe bifite ibyo byatwigisha uyu munsi. How do we engage with the world around us ese isi tubamo ubundi tuyibamo gute without losing our distinct identity? tukayibamo gute tudataye abo turibo ntidute umwirondoro wacu ureke kuvuga ngo nge nikundiraga ibi ariko bitewe n'ahantu ngeze ngiye kubihindura oya bya bindi bavuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo. How can we appreciate diversity while remaining true to our core beliefs? ese ni gute twabasha kubana n'abandi kandi twe tugakomeza kwikorera bya bindi byacu dukunze babandi twahoze turibo tukaguma kubaho. As we watch Solomon navigate these treacherous waters of international politics and cultural uku rero nk'uko twabonaga Salomo arimo ahura n'ibyo bibazo byose abanyamahanga politike z'abanyamahanga imico yabo exchange, byose byaragiye byinjira muri Isiraheli. wondering, will he be able to maintain his devotion to God ese reka dusigare twibaza Salomo yabashije gukomeza guhinduka umwizerwa ku Mana amidst all these foreign influences? abasha gucika ibi byose byari byaraturutse mu And banyamahanga. what will be the long-term consequences ese byari kuzagira izihe ngaruka of these relationships for Israel? byari kuzagira izihe ngaruka ku banya-Isiraheli uwo mubano n'ubwo bucuti yagendaga ashaka hirya no And the hino. grand palaces of Jerusalem, as foreign princesses brought their customs and beliefs, bya bikomangomakazi yagendaga ashyingiranwa nabyo murabyumva byazanaga imico utamenya ibyayo bagaturuka hirya no hino buri umwe yizaniye ibyiwe. seeds of future conflict were being sown. bari barimo babiba imbuto zari kuzarimbura Isiraheli ahazaza. This play out in the remaining years of Solomon's reign and in the generations to come. ese ibi byari kuzagira izihe ngaruka ku myaka Salomo yari amaze ayobora ndetse n'ahandi hazaza habari kuzamukurikira. As we turn to this somber chapter in Solomon's life, we twigarukiye mu buzima bwa Salomo find a stark contrast to the glittering success of his earlier years. nibwo tubona yuko ibi byose yari yaragezeho bya bindi byakunze kera yari yarabikoze mu myaka ya mbere. The wisest man in history wa mugabo w'umuhanga twari tuzi ngo ni Salomo byari bitangiye kumujabo was about to face the consequences yari of agiye guhangana his n'ingaruka unwise choice. z'imyanzuro yafashe akayifata atayishyize mu The bwenge. Bible doesn't mince words about Solomon's wenda fall. Bibiliya ntabwo ijya ivuga byinshi cyane ku kugwa no kurimbuka kwa Salomo 1 Kings 11:4 ariko urebye neza nko mu bami ba mbere 11 umurongo wa tells kabiri us
haratubwira ngo As Solomon grew old, his Salomo amaze gukura wives turned his heart after other gods, abagore be batumye umutima wa Salomo awuhindukiza awerekeza ku zindi mana, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, umutima we ntabwo yari akiwerekeje ku Mana Nyagasani ariyo Mana ye, as the heart of David his father had been. nk'uko n'umutima wa Dawidi wahoze ari se yigeze kuwuhindukiriza agatera Imana umugongo akawuhindukiriza akajya mu bagore. ubwo inkuru ya Uriya n'iki byose nabyo tuzabibonera umwanya, njye inkuru zose nzazibahereza, ibindi tuzabijyamo nyuma. It's a chilling statement, isn't it? The man who had built murumva ko ari inkuru isa nkaho itanyuze mu mucyo pe, si byahari. the temple and written profound Wa words mugabo wari warubatse urusengero rw'Imana, about wisdom wa mugabo bagendaga bavugaho ubuhanga, had now turned away from the source of that wisdom. ubu yari amaze gutera umugongo isoko ya byose. Solomon's decline wasn't sudden. It was kurimbuka kwa Salomo n'ubwami bwe ntabwo byapfuye kuza gutyo a gusa, gradual erosion. byagiye biba gake gake. His foreign wives brought their gods with them. abagore b'abanyamahanga yagiye ashaka bose, uwazaga yazanaga n'Imana ye, cyane ko muri icyo gihe abantu bose ntabwo basengaga Imana imwe. And Solomon, perhaps in the name of diplomacy or personal desire, wenda Salomo akabyakira kubw'inyungu za diplomasi cyangwa se kubw'ibyo allowed yifuza, the worship of these deities. atangira kwemerera abantu kujya basenga izo mana ntiyanabitindaho. He built high places for Chemosh, Molech, and other false gods. yagiye yubaka izindi nsengero z'Imana z'ibigirwamana utamenya ubwazo. The king who once stood as a beacon of faithfulness to God wa mwami wahoze ameze nk'inkingi ihagarariye kugandukira Imana mu maso ya rubanda, now cast a shadow of compromise. ubu yari amaze kugera mu mwijima w'uko yari amaze gucangwa na byose. But God wasn't silent. gusa Imana ntabwo yacecetse, He appeared to Solomon twice, yaje kubonekera Salomo inshuro zigera muri ebyiri, warning him about the consequences of turning away. imubwira ingaruka zizava mu kuba yarayiteye umugongo. Yet muri Imana n'Imana ifuha, byanditse no muri Solomon Bibiliya, didn't heed these warnings. ariko Salomo ntabwo yigeze yumva izo gasopo Imana yamuhaga. It's a sobering reminder that even the wisest among us can fall ibyo bijya bitwereka ko n'abo twita abahanga muri twebwe akenshi bishobora kwanga ukabona ibintu byabacanga if we don't remain vigilant. mu gihe cyose badakomeje kuryamira amajanja. Were severe and far-reaching. God declared that he would tear the kingdom away from Imana yaje kubwira Salomo Solomon, iti Salomo, ubwami bwawe nzabugabiza abanyamahanga, leaving only one tribe for his son, nzagusigira ubwoko bumwe, umwana wawe nibwo azayobora for the bose, sake of David's legacy. kubw'ineza Dawidi, kubw'ineza ya The Dawidi, seeds of Israel's future division were sown in Solomon's reign. cyane yuko izo mbuto zo kurimbuka kwa Yerusalemu na Isiraheli zose zari zarabibwe mu gihe Salomo yari akiri umwami. External threats began to arise. nibwo ibihugu byo hanze byatangiye kwataka ubwami bwa Isiraheli. Hadad the Edomite and Rezon of Syria abo muri Siriya, became adversaries to abandi bose batangira kumubera abanza ba adversary, Solomon. bose yumvaga ko ari inshuti ze, batangira kumutera umugongo no that kumurwanya. had characterized much of his reign ya mahoro yahoze ari mu bwami bw'ubwo yazamukaga began to crumble. byatangiye kurimbuka byose. Even internally, trouble was brewing. noneho n'ibibazo indani mu bwami, usibye abanyamahanga bamwatagaga baturutse hanze, no mu bwami indani. Jeroboam, hari umugabo witwaga Yerobowamu, one of Solomon's officials, yari umwe mu basirikare bakoreraga Salomo, was prophesied to rule over 10 tribes of Israel yari yarahanuriwe yuko azayobora ubwami busaga 10 bwa Isiraheli after Solomon's death. nyuma y'urupfu rwa Salomo. Perhaps most tragically, Solomon's spiritual legacy was tarnished. wenda ibigwi bya Salomo byari bimaze kurimbuka, bimaze The kwangirika. king who had started his reign by asking God for wisdom wa mwami watangiye asaba Imana yibwira ati Imana wampaye ubwenge, ended it by leading his people into idolatry. byarangiye ahubwo uwo mwami arimo ayobora abantu b'Imana, abayobora kujya gusenga ibigirwamana. The temple, once the crowning achievement of his devotion to God, rwa rusengero yasengeraga Imana rwagaragaraga nk'ikimenyetso cy'uko asenga Imana kandi yubaha Imana imwe, now stood in a city dotted with shrines to foreign gods. rwari rusigaye i Yerusalemu ruri gusengerwamo n'abasengaga ibigirwamana. Solomon raises profound questions for us. kuzamuka kumanuka kwa Salomo nako hari ibintu byinshi twakwigiyeho ubundi. How can someone so blessed, so wise, fall so far? ese ni gute umugabo w'umuhanga w'umunyamugisha yahanutse gutyo bitunguranye? Reminds us of the constant need for vigilance in ibyo our bijya bitwereka ko tuba dukeneye gukomeza turyamiye amajanja, tutajenjetse mu bintu byose dukora, spiritual lives. abe mu mwuka no mu mubiri. No matter how much we know or how much we've achieved, twaba tuzi bingana iki, twaba twarageze ku bingana iki, we're always vulnerable to temptation twese iyo tugeze mu moshya and compromise. ntabwo tujya tubasha kuyacika, araduhitana pe.
As we reflect on Solomon's fall, we might ask ourselves, none twibaze twigiye kuri uko kugwa kwa where Salomo, are the areas in our lives where tuvuge ngo ni hehe tujya dukora amakosa mu buzima we've bwacu? allowed compromise to Ese ni hehe twaretse ibiduca intege bikatwinjiramo? How can we guard our hearts against the subtle influences Tuvuge ngo ni gute twarinda imitima yacu tukayirinda ibyo bisitaza from God? byatuma dutera Imana The story umugongo? of Solomon's decline is a cautionary tale. Wenda inkuru yo kurimbuka kwa Salomo yo ikintu twayigiraho nuko twakwiga ko ntago ari umugani gusa, ni ibintu biba byarabayeho kandi ibyo bintu tuba tugomba kubyigira aka kanya kari ko kose ujenjetse ibintu biragusa. Shows us that wisdom without obedience is Ibyo bijya bitwereka ko kugira ubwenge ariko udafite kwihangana no kubaha muri wowe futile. nta kindi bikugeza usibye gutsindwa, That God's blessings require faithful stewardship. kubera ko imigisha y'Imana ntabwo iza gutyo gusa muri oya, imigisha y'Imana kugira ngo iby'Imana birya uwarambije uwarambiwe yatashye. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda ngo iby'Imana birya uwarambije uwarambiwe yatashye. And that our actions have consequences not just for ourselves, Tujya tumenya ngo ibyo dukora bituzanira ingaruka atari kuri twe twenyine, but for generations to come. ndetse n'abazadukomokaho ahubwo As the n'ibindi biragano biba bizadukomoka. Sun began to set on Solomon's reign. The golden Ubwo age izuba ryari ritangiye kurenga ku bwami bwa Salomo, atangiye kubona ibintu byose of byanze, Israel was ya drawing myaka yo muri Isiraheli bamaze bameze neza to a close. bitangiye kurimbuka byose. The kingdom that had reached such heights was Bwa bwami bwazamutse bukagera hejuru mu bushorishori, poised on the brink of division. ubu noneho bwari butangiye gucikagurikamo ibice. What would be the final legacy of this complex king? Ese uyu mwami wa nyuma ikintu cya nyuma yaba yarakoze ni And iki? what lessons can we draw from his life? Ese twakivanamo iki, twakwigiramo iki, twavanamo iki? As we come to the end of Solomon's story, Turi kugana ku iherezo ry'inkuru ya Salomo rero, we're left with a complex legacy that echoes through history and speaks to us even today. How twigire muri iyo nkuru twumve yuko ibyabaye iyo myaka na n'ubu biracyadukurikirana, ni nka nyiramubande twese tuba tugomba kumva ayo do majwi. we sum up a life of such dramatic highs and lows? Ese ntabwo ari ngombwa ko tumenya ko buriya bijya bibaho ko umuntu yazamuka akongera akanagwa? Si ibintu bisanzwe. What can we learn from this wisest of kings who Uyu mugabo twamwigiraho iki wari umuhanga kurusha abandi bose? ultimately lost his way? Umugabo waje kuyoba agata umurongo yagenderagaho n'umugisha Imana yari yaramuhaye. Buriya Imana nayo iyo ibonye ugiye irakureka, ntabwo Imana yo ujya, ahubwo ikintu ikora Imana yo aho kugira ngo iguhombe, Imana iraguhombya. Uko niko kuri kandi kuba gwari, ntabwo Imana yakwemera guhomba umuntu wayo kugira ngo iguhombe, iraguhombya ariko ukahagwa. Solomon's legacy is a study in contrasts. On one hand, we have Uburyo bumwe inkuru ya Salomo ubundi the twakayigiyeho, magnificent temple, twigiye kuri rwa rusengero rwiza wonder of the ancient world that stood as a testament to God's presence rwari ruhagaze nk'ikimenyetso cy'uko Imana and ihari his people for kandi Imana iri mu centuries. bantu bayo. Yahamaze urwo rusengero rwamaze imyaka myinshi cyane, urusengero rw'i Yerusalemu na n'ubu urwo rusengero abantu mujya musoma amateka muzi iherezo ryarwo, Of the books of Proverbs, Ecclesiastes, nko mu bitabo by'imigani, and Song of Solomon, mu ndirimbo za Salomo, which continue to offer profound insights into life, love, and the fear of the Lord. bijya bitwereka ko ubuzima dukwiriye kubaho tuba tugomba kubaho dukunda ndetse tunatinya Imana. On the other hand, Ubundi buryo we have the divided kingdom that tumaze kubona ubwami bwa Salomo bwari bumaze kurimbuka butatanye, buri kimwe giciye ukwacyo. emerged after Solomon's death, a Urupfu rwa direct Salomo result of his disobedience. byatweretse yuko kubera kutubaha Imana, The golden age of Israel gave ya myaka myiza ya way Isiraheli to centuries of conflict. byarangiye iyo myaka yose ihindutse imyaka y'amatiku n'imyiryane. kugerana n'aka kanya murabizi Isiraheli, buriya Isiraheli ntabwo ari igihugu kijya kibasha gutuza hariya mu burasirazuba bwo hagati muri Middle East, ntabwo ari igihugu kiba kibasha gutuza ngo kibe kitari mu ntambara. And eventual exile. It's a Akenshi abanyayisiraheli murabizi bagiye bajya mu buhungiro, kumva ngo bagiye mu Misiri. Murabizi buriya kiriya gihugu bakibonye muri 40 na kangahe. Ubundi abanyayisiraheli nta gihugu bari bamaze igihe kinini bafite kuva kera cyane mu myaka ya za Bibiliya. sobering reminder that our actions can have consequences long Ibi byose bijya bitwereka yuko ibikorwa dukora byose bishobora kutugiraho ingaruka after we're gone. na nyuma yuko twapfuye twagiye. But perhaps Solomon's greatest legacy Ariko nanone ibigwi byiza Salomo yubatse is the lessons we can draw from his life. nabyo ni ikintu cyiza twamwigiraho tukigira ku buzima bwe. Here are a few to consider. Hano hari ibintu bike twakabaye twigiramo. Wisdom must be coupled with obedience. Buriya ubwenge bugomba kugendana no kwihangana no kubaha. Solomon had unparalleled wisdom. Salomo yari afite ubwenge butagereranywa, Knowledge alone wasn't ariko ubwenge bwonyine enough. ntabwo ari cyo kintu cyari gihari. James 1:22 nk'uko byanditse muri
muri James 1:22 reminds us we gusa must ikintu bitwibutsa be doers of the word and not hearers only. ati tujye tuvuga. Success can be a but knowledge alone wasn't enough. Ubwenge bwonyine ntabwo bwari buhagije. 22 Uko byanditse muri Bibiliya reminds us we must be doers of the word and not hearers only. Tujye tuba abakozi b'ibyo twumva apana kubyumva gusa ngo tubyumve bishirire mu magambo. Success can be a double-edged sword. Buriya intsinzi ibimeze nk'inkota ya mugi abiri. Solomon's prosperity brought great benefits, but also great temptation. Ubwamamare bwa Salomo ndetse n'ubutunzi bwe bijye bitwereka ko umuntu yabigitangaza uko yagenda kose. Uko wamera kose wabigitangaza bigakunda ukumva ibintu byarakunze, ariko iyo utabashije kubinyuramo neza ushobora gutsinda. How we handle success ni gute rero mu gihe umuntu byakunze Imana ya blessings ikamuha umugisha yabibamo is often a greater test of character. Tujye tumenya neza ko muri icyo gihe cyagiye ubona ko ibintu byose byakunze, ubundi niho kugeragezwa gutangirira kuza. Than how we handle adversity. Ariko uburyo tubasha kubicamo no kubikemura. Our choices affect others. Amahitamo yacu tujye tumenya yuko azagira ingaruka no kuba. Solomon's decisions impacted not just his own life, imyanzuro Salomo yafashe ntabwo yagize ingaruka ku buzima bwe wenyine, but the entire nation of Israel ahubwo igihugu cyose cya Isiraheli byaje kukigiraho ingaruka, and future generations. Ndetse n'ahazaza byakomeje bigenda gutyo kugerana n'uyu munsi. We should always consider the wider implications of our actions. Buriya dushobora gukora ibintu tukabyagura bikagera ku ruko bingana kose. Great persists despite our failings, despite Imana ikaduhereza umugisha ikanga ko dutsindwa. Solomon's fall. Ariko tujye twibuka neza Salomo uko yaguye. Didn't completely abandon his promises. Gusa Imana ntabwo yari yarigeze isiga amasezerano yahaye Salomo. To David's nako isezerano yahaye Dawidi. This offers hope for all of us when we kubera ko Imana murabyibuka ijya gutatanya ubwami bwa Salomo, ijya kubuteza abanyamahanga yaramubwite nzagusigira ubwoko bumwe buzayoborwa n'umwana wawe nkuko nabisezeranyije so Dawidi. The heart is central. Solomon's outward accomplishments were impressive, but in the end it was the state of his heart that mattered most to God. Nyuma na nyuma Salomo nibwo yaje kwicara mu mutima we, none hakubita umutima hasi byose bimaze kwanga. As Proverbs 4:23 nkuko mu Migani 4:23 habivuga, above all else guard your heart, for everything you do flows from. Ati byose ukora ujye ushyira umutima wawe ku Mana ndetse uyirutishe byose. Perhaps the most poignant lesson comes from Solomon himself in the book of Ecclesiastes. Bisa nkaho ubundi nyuma na nyuma Salomo yamaze ibintu byose bimaze kumucanga, ageze mu zabukuru yaje kwiyandikira aravuga ati, after experiencing all that life had to offer, ati nyuma ya byose ubuzima bwampaye, concluded, fear God and keep his commandments. Yaravuze ati ujye utinya Imana kandi ugendere ku mategeko y'Imana. For this is the duty of all mankind. Kubera ko iyo nizo nshingano z'ikiremwa muntu. Ecclesiastes 12:13. As we reflect on Solomon's life, we might ask ourselves, twirebeye mu buzima Salomo yabayemo twakwibaza ngo, how are we using the gifts and opportunities God has given us? ese ni gute dukoresha amahirwe n'impano Imana yaduhaye? Are we remaining faithful in times of blessing, ese iyo tugeze muri bya bihe by'umugisha dukomeza kuba abubaha Imana, as well as times of trial? cyagiye iyo tugeze hamwe bigoye umutima uri kuducira urubanza dukomeza kuba bizerwa ku Are Mana? we leaving a legacy that points others toward God? Ese turi gusiga ibigwi inyuma bizatungira abana bacu intoki ku Mana, tukavuga ngo ukabwira umwana ugasiga umutoje uti ujye wubaha Imana kandi unayitinya? Solomon's story is ultimately one of human potential and human frailty. Ubundi inkuru ya Salomo itwereka yuko umuntu nta kuratagera mu bwamamare cyangwa se mu guhirwa, ariko nta na kuratagera biri kwanga. It shows us the heights we can reach Iyi nkuru itwereka hejuru cyane twabasha when kugera, we walk with God, tubaramutse tubashije kugendana the n'Imana, depths to ndetse which kanatwereka hasi twabasha gusubira we can fall when we turn away. mu gihe cyose twaba duteye But Imana it also umugongo. reminds us of God's enduring faithfulness, Gusa nanone bikatwereka uburyo umuntu aba akeneye kuba umwizerwa ku Mana, even when we are faithless. na cyagiye twumva ko tudafite ibyiringiro. In the end, Solomon's life invites us to examine our own. Nyuma na nyuma iyi nkuru ya Salomo idutoze kwicira imanza natwe ubwacu, tutagiye kuzicira abandi, tuvuge ngo ese twebwe turi intungane. Will we learn from his triumphs and his Twigire mu bihe yagize byiza mistakes? ndetse n'ibihe by'amakosa yakoze. Will we, unlike Solomon, finish well in our walk with God? Twebwe ntitube nka Salomo, ahubwo ibyo dukora inzira tugendamo tuyinyuremo twemye kandi tuyinyuremo As the amahoro. curtain falls on the life of this extraordinary king, Ndakeka amarido yose nyavanyeho kuri iyi nkuru y'uyu mwami wabayeho we're igitangaza, left with a challenge umwami wasigaye byose bisa nkaho to byanze. pursue wisdom, yes,
ese koko ni ngombwa ngo twirukanke inyuma y'ubwenge yewe? More importantly, ariko ikirenze inyuma y'ubwenge, to pursue a heart fully devoted to God. dukeneye kwirukanka inyuma y'umutima ugandukira Imana. For in that lies true success, lasting impact, kubera ko gutsinda bya nyabyo naho bishingiye, and a legacy that honors the one who gives us everything. ndetse tujye tunashimira Imana iduhereza byose. Nta kindi rero ngusaba usibye gukora subscribe kuri YouTube channel, ubundi ibindi byose tuzagenda tubinyuranamo tubireba akantu ku kandi kugeza igihe mwese muzavugira muti cyakoze Gaheza nawe wadutayemo bifatika. Ya we icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, share ndetse na comment, ubundi tukirira show bihoraho.